Umubare munini w'abantu bakoresha izi telefone zigezweho zino twita smartphone, akenshi hari amafica baba batazi gukoresha. Si uko batabizi ahubwo nuko batazimenya. Uyu munsi hari fica imwe ngiye kukwereka yoroshye ushobora gukoresha igihe icyo ari cyo cyose. Iyi fica ushobora gusanga utari uyizi. Niba utarakora subscribe, ibuka gukora subscribe. Iyi ni Room Z. Ku bantu bafite telefone zifite kano karongo ko hasi akangaka, abenshi bagakoresha nko mu buryo bwo gusubiza inyuma gusa. Ariko kano karongo gashobora gukora utuntu twinshi. Hano rero ngiye kukwereka uburyo ushobora kukifashisha ugakora utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Aka karongo ushobora kukifashisha nko gusubira inyuma bisanzwe. Ikindi kandi ushobora kukifashisha nko gusubira muri app wahoze urimo, imwe bakunze kwita previous app. Aka karongo kandi wakifashisha uri gutranslatinga ibyo uri kureba muri screen yawe. Urugero, ushobora kuba uri kurebamo nka page runaka ukaba wifuza kuyishyira nko mu Kinyarwanda cyangwa se mu rundi rurimi. Kano karongo wakifashisha. Aka karongo kandi iyo ugakanze ukakagumishaho, ushobora kumenya indirimbo iri gucurangwa hafi aho ngaho, bya bindi bita play song nearby. Aka karongo ushobora kukifashisha mu rwego rwo kumenya ibiri mu ifoto cyangwa se muri video uri kureba, wifashishije bwa buryo bita zacu to search. Ibi ubikora iyo ukanze kuri kano karongo ukagumishaho, then ikaguha uburyo ushobora guhita. Aka karongo wakifashisha uri gukora copy y'ibintu uri kureba igihe ubundi buryo bwanze. Aka karongo kandi ushobora kukifashisha igihe uri kumenya QR code cyangwa se n'andi mashusho agiye atandukanye. Aka karongo kandi wakifashisha nko mu buryo bwihuse bwo kuvugana na Gemini. Aka karongo gashobora kwifashishwa mu buryo gukora screenshot mu buryo bwihuse. Aka karongo gashobora kwifashishwa mu guselectinga ibintu byinshi bigiye bitandukanye icyarimwe. Tubwire hasi muri comment ibyo waruzi aka karongo gashobora kuba gakora usanze ahangaha. Wibuke kugumana natwe kugira ngo ubutaha ujye umenya byinshi bigiye bitandukanye ahangaha, ndetse ube wanaduha n'igitekerezo cy'ibyo twagusobanurira. Uzajya ugenda umenya amafica amwe n'amwe udasanzwe usobanukiwe cyangwa se udasanzwe ukoresha, kandi aba muri telefone yawe, mu biganza byawe, hafi yawe, kandi mu buryo bworoshye. Rimwe na rimwe hari igihe tujya twigora tugakora ibigoranye kandi telefone zacu zibyoroheje mu buryo bworoshye cyane. Wakoze kubana natwe, komeza kugira ibihe byiza.